ariko nawe twigitsure cyangwa umwana neza baramugabanye ariko njyewe ntabwo ariko kuko niyo yewe igitsura ni ngombwa ariko buryo ukanze cyane bituma muzima humura yari yabibwiye ngo hari abana bari bagize isabukuru yanyuzeyo ntacyo nta kindi kibazo ibyo reka nawe ko uri umubyeyi ugomba kumfasha izo nshingano ntabwo kuganiriza umwana ari iby'umugore gusa tuba tugomba gufatanya naho ku meza yewe uyumva nawe nanderekana ibyo mbakunda reka dusuze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu tugeze mu mwanya w'amakuru ku buryo burambuye amakuru agiye kwibanda ku cyorezo cya COVID-19 reka duhere kuri iri tangazo ry'inama y'abaminisitiri rivuga ko mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus kimaze icyumweru kigaragaye mu Rwanda leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo guma mu rugo umuturage wemerewe kuva mu rugo keretse ufite impamvu za ngombwa mu kwivuza serivisi za banki n'izindi zihutirwa aho inzego z'ubuzima kandi zishishikariza mukamwe yewe ese kumva amagara n'igihunga kuzize wumva amakuru kandi ubaye ntushake kubibwira uzi kubibwira neza ko bagusukingiranyije ubwoko uzi ko n'uvuga badushyize muri kuva mu rugo ibyo najyaga numva mu bushinwa numvaga ari kuzatugeraho yewe njye n'ibyo nakoraga sinzi ko nyine kuruka umeshaguzwa neza yewe nkongera nanjye reka nkomeze ngerageza ibyo nakora Time home learning program produced by Rwanda Education Board. Hello, welcome. I'm Teacher John. I'll be taking you through mathematics. Team year 4, 42 minus 3 is divided by 2 is 39 divided by 2. Correct, right? So our two values are correct. Therefore, the set of solution is minus a half and 6. Is it clear? Thank you very much. Please continue doing these exercises. I wish you all the best. ariko soma nanjye kuko ibi ni ibiki uko neza nagize isomo nta kintu na kimwe numvishemo kwigira kuri radiyo nanjye amajwi inasubiza inyuma sinanavuga ngo subiremo ubusubizo bigenza gutera nabyo ni ibibazo pe numva ntazi kadibura ngo ino myitozo ndebe ko ukora icyo naguze ubu rero ndayishobora aha yewe yewe gabanya radiyo gabanya radiyo nk'icyo gusaba yewe bwakeye ntabwo amafaranga yo guhaha yo kugura amafaranga gusa urabaza amafaranga uragira ngo nyakurire kutumaranye iminsi aha wari wabona ajya mu kazi cyose ni ukusaba amafaranga gusa urange nizamagabuda kandi mu kuzuza inshingano zo mu rugo wagize ubusa ntacyo umaze ariko sinzi kuba mwatse amafaranga yo guhaha ibyo
ukeka ko nakuzanye muri uru rugo rube mutako niba izo nshingano udashoboye kuzuzuza ubwo nyine no kurya ntabwo ukwiye Nzeyimana ni uko mbyanze ariko Nzeyimana wagiye gucururuka ku kwitoza ese njye ko ntuzuza izo nshingano ukaba ukagenda umwana wacu wanazibiki utekereza ko dukeneye ko ababyeyi kandi tukuzuza inshingano zacu nk'ababyeyi ikindi kandi Nzeyimana nubwo turi muri iki cyorezo cya korona turi muri ino minsi ya rubavu twakayibyaje byibuze n'umusaruro umwana wacu akatubona twebwe dore ko hari igihe abantu batatuba ni umwana w'umwangavu akeneye impanuro z'ababyeyi wamaze kuvuga se wamaze kuvuga nanjye ubwire uranyumva neza ibyo simbyitayeho izo nama ujya ugenda uzimwe kuba utanikoza se ntabwo unikoza izo nama uzagenda uzimwe ahubwo ni ukugeza hano reka nigende ariko Nzeyimana wagiye ukakureba ariko se nk'uyu mugabo koko wowe ugira ngo ngire nde koko wagiye ukamukaje ariko se koko nzagera kwigira kuri radiyo byanze yewe n'urusaku rw'ababyeyi amanywa na nijoro n'umutuku urusaku rw'umwana bizashoboka ubuzima ni ukuri k'umwana amaze kuburambirwa nta tutari muri guma mu rugo mva n'igiye kwiruka umukecuru gusoma murekera reka ndebe ko najya kwa manzi wabona abona agafilime gashyashya afite nka buri bumwe nereje reka nihute Ikimanikira amaboko rwose mbega kayoga mbega wazindukira ku kawa mwaka ngaka se iyo bitaza kuba kovide rwose urwagwa rwari ahubwo uzi ko wagira ngo manzi niko dise nawe neza uraboneza manzi iminsi myinshi rwose naragushatse ngo uzaze kunsura barakugenderaho ariko nawe usise nawe bikwemereye koko none se bivuze nta kibazo meze neza nyine bisanzwe by'iki gihe ariko warangoye ujye kubona rwose ntabwo bwari bukuze kunsura reka reka ubundi uzaza ubundi rero ubundi ngo wari ariko ndaje uri ufite igeze kuguhereza amafaranga ndege nk'akamoto kanga kuza sha nyine ukore nyine si byose subizi gusa ariko nishimiye kuba wanditse ibyo urakoze cyane nawe ukayabwira wamamaga uri kumubwira ngo utondane ibibazo ubundi ibibazo biri wabimenye shamanzi umuntu atajya kuvuga iby'iwacu byo bintera agahinda ke ndabwira rwose ukaba hari amakimbirane amera manzi nakubeshye twagiye kujya muri guma mu rugo ariko mama twese tumeze neza nta kibazo ariko ko iminsi yagiye ishira byagiye bihinduka wagira ngo ni dayimoni wateye iwacu ariko ukuramo si uzajya wumva ayo mazu wanyu bakomeza kuzajya by'amakimbirane uzajya wigezera erega buriya kwiga utangiye ibyo muri segonderi ibyo nize muri segonderi rwose nakwigisha abana bakwigisha rwose nta kibazo noneho uzajya nawe urakabya umusore mwiza ntawe yahinze kandi nabyo kumubwira ngo hari imiti iwanyu bakabagaburira uramuka bikegera urongera ugafite mu rugo kuko manzi ariko yabwira ibyo twiga kwiga nta kibazo ntabyo ahubwo niba igihe uba ufite ibibazo nk'ibi ngibi aka kantu ndi kunywa akabura kamara ibibazo neza cyane mwakoze ahubwo nzomaho urebe ko ibibazo byawe byagabanuka kuko mbere y'uko ujya kurya n'umusaruro shamanzi reka mubwize uko yasobanuye ikibazo kujyana ibintu byo kuba byo hafi kuko ndumva ariko ntacyo ubwo kamanzi oya si umugore ukuze
urumva ko ibintu n'ibyuma urumva ko n'umuntu abakoro shaba ya ibintu ese ko birangiye n'izina ry'Imana mu mugongo tire musome ariko ubwo bimara stress nta kibazo oya rwose uragenda no gutanga ukumva ko oya ibi bintu cyakoze reka we uko bimara stress ubu nta kintu ugira kwibuka ibibazo by'iwanyu gusa ubu uzajya ucibira uzajya ucibira ariko kandi ikamubwira aka kantu uri kunywa numvise umuntu uburyo narya akomeje kukanywa utariye udashobora kumerera nabi reka kamanzi nibyo ko kugaburira uzi ko akuriye mu nda ngo noneho ntashobora kukugeza iwanyu reka umaze kubyaho ugaruke tugasubira kuko hari stage noneho nta kibazo ariko se wagasomeza turi kurya ikibazo buryo byiza kurushaho wamugani ndabizi ndetse nakugarura muri salo reka tujye rero no mu gikoni nta kibazo noneho tugende ariko oya nta kibazo haguruka neza ko numva byanga oya amajwi kumva ari ibintu ariko nta kibazo wandika nitwara yuko oya manzi ntugire ikibazo uri kumwe n'umurinzi wambaye ko byanga manzi nese ndanyurewe ko ndiba hano duhara amabuye wanjye se ni mu makuru ntacyo nyine ikibazo reka njya kukugaburira ubanza ibyo leta wamuzima rwose noneho nta kibazo kigende rwose naretse wagatapfuna da iki cyorezo rwose usibye Imana yo mu ijuru gusa iradutabara kiratumara kiratumara ese anya uyu munsi muhabwe hagaragaye abantu bangahe bana umva ntabwo wumvise amakuru kata ariko mana yanjye mu muhanda y'abantu 200 noneho bapfa abandi 15 kugira ngo tuzava mu rugo aha umva rero dore ni wowe ukunda kunyaruka buri kanya uramenye utazanzanira icyo cyorezo mu rugo oya ni ukuri basaba amakomere mu kugenda bose ariko nicaye mu rugo pe nituragira ngo turagiye jya wubahiriza aya mabwiriza turagutegeka yo gukaraba Nagomba koko icyorezo cyabo kiruranga kandi bari n'umutima abantu bashize koko ariko se ko mutagera ko n'abagiye kuzicirwa n'inkoni zo mu rugo cyangwa kwicirwamo n'inzara burya nawe mujya mubatekerezaho umva uko yabaye mukambi urananiye ariko se wowe mugize n'ubundi nzego uretse ko bavuga ibigonda n'imihoro ikaranga ngiye wumvisha ko izina nzego ubwo se ushatse kugaragaza iki imbere y'umwana garagaza iki se mugize nzego bituma uhita utoza amabwiriza cyangwa utekereza gusa uko umusabye uhora mutunga ako muzi ko yaba atari muri guma kuko nanjye kera kwa sogoko ntabwo uri kumana uko umaze kurana umva mbona ko karashoboka n'ubundi nari mbizi nta kinyabupfura nuko yafungisha ariko se ureba uvuga utyo nzego utekereza ko muzi akiri umwana hereka ntacyo atabona amaze gukura nese ubu ngubu yabwirirwa akabura utekereza ko atabatekereza erega papa bikamubwiza ukuri ntabwo ndi umwana w'ikintu cyose kibera mu rugo nakiye siko nabibona uteze amakimbirane ndamubona ntabwo ndi umwana w'ikintu kandi nzego ndabizi waramubitira umwana nzego nta kintu ushaka kukubwira ntabwo uzi ukuntu igiseke kijyana tubyumvikane neza uburyo ukubita ko njye narazimenyereye ariko umwana wanjye ukwiriye ahubwo uzi ko ari amahirwe nagize yo kujya kwirwana namwe muri ubu kuko iyo ntagira ayo mahirwe sinari kumenya mfite nirwa mu rugo yawe ariko mwumve mbabwire muranyumva neza tuzajya gusubira mu kazi n'abasubije ku murongo murabyumva yawe uwo murongo ndawishimiye cyakoze ntuzibagirwa kwishyira ku wa mbere ku murongo wa mbere uzashyira izina nzego reka njye kwiryamira numva amatiku yanyageza ariko wowe turaza kubisubiramo neza reka njye kwiryamira muhoza mwana wanjye rero kitawutangana ariko buriya so ntabwo akwanga ahubwo biriya so akora ntabwo ari umunani rwose so ntabwo ari umugabo mubi ahubwo ni iki cyorezo cyashyuhije abantu mu mutwe kubera ubukene ugasanga abantu bararyama naho ubundi
rwose nkubona mwana wawe ntugahangayike mama ubura uzi nuko ibi turaza kubikemura ahubwo muri ubwo so yafishe yamerera nabi reka tujyane turare mu cyumba ariko humura umugore turagukunda kandi umutekano abariya ni b'abandi bo batangutse n'ibindi batangutse benshi ubundi cyacyorezaga n'igihuha igeze igihe bavuze ngo tugume mu rugo ntawabiye ko ntaramba ahubwo reka mu kanya nza no kureba umuntu ushobora rwose atereye banatunganye ibyo bise sheri nta kibazo twagira ariko manzi shaka mukoresha amakosa urabizi ko mwizera ni ukuri sibyo ya reka rero twigenge tugomba akantu ko kuba tuza kugufatira ubutumwa sibyo byari by'abandi ya ariko baterere mana basi gukunda agakobwa neza neza abagore bajyaho ni agashitani siko neza burya wageraho
mbega gako yawe u Rwanda rurabyara niba rubyara niba rurema niba rugenda nyuma y'ukwezi kose ntaraza no kundeba nabwo kababwire ukaba kubona ko amavuta y'umugabo akwiye kumurara ku mubiri ariko ibyo nagakorera nakamara cyangwa se nakivura imvune yose akicarwaho karangiza kugafatisha uko mbishaka ugatuma nkamomo uko mbishaka sheri wowe ubona none wakunze bimeze bite se wapanze umwoyozi ukwezi kose gushize nawe neza sheri no umuhera ndetse shamanzi n'ibintu by'igitsina sibyo gusabye basi bari gucunga ikinzire reba ijoro mu by'umutima bari gucunga gusa ntabwo uzi kumva ngo ukumbuye ngoye nagiye ibyo ntabwo uri kumbuye wowe manzi ikintu si uzi ko bayiserera neza nyine manzi wampaye akanya kanyiza iriganda kumva rw'uko nyakirere neza amatwi yumve nyuma kandi ndabona urazi ibintu bimureka nta kibazo ngahumya sheri ufite ikibazo bongeye bararwana mu rugo manzi urabona nyine cyagiye nyine byabindi barabikoze nyine sure twumve kongere niba mushaka wanyumvishe manzi nyine ndatwite waje njyewe gutenda yego waboneye njyewe gutenda njyewe mazi nagutenda n'isogokuru wanjye atarigeze atenda papa wanjye atarigeze atenda njyewe ntabwo nguzwe muri purasitike nkagenda nawe gutenda subise kuko wonyine twaryamanye nyine cyane sumva niba twaryamanye se niba twaryamanye amwe mu bagiye guhereza ukagenda ubaha abo bose barandeba niba ibyo byarabaye kugira ngo biramaze sibyo reka kandi nemere niba iyo ndanaye sibyo uranyumva neza abakobwa ufite imyaka 16 ufite 22 uramutse ubyariye byaba bize mu gihe mfunga none abana n'ikintu nishingiye kugira ngo njye gufunga kugira ngo umwana afunge kuramo ayo mahero manzi oya ntabwo nakura manzi naba nagize gusambana nkagira ko no gukura ibintu ntabwo bishobora kumukura oya manzi oya none udakura biyonda sohokera ngaho ugiye sohoka ngaho mfashe wanjye mfite ndavuze ko udashaka n'ubundi wabaye amahirwe yo kwigendera ibyo ubona aka gakobwa nakingiye imitwe ntabwo kava hano bagashobora gutuma bamfunga aho kwerekana reba ko ruryoshye aryoshya mwereke ko urukundo rugihari nimbona kamaze kumbera ahangaha bite nanjye muri rurengera kuko iyi ndamutse bamenye ko ari njye wayigateye bamfunga bakazijugunya pe ubuse gukuriza Jerry, don't send your home. We forgot to send your umwanya wo kudaza ni ikibazo umuntu wose uzi ko twebwe ikibazo niba rwose umenye ikibazo kitazanye kugikemura uzi ko yari menshi yamufasha gukemura amanzi wamusanze maze niba ndamukunda twaboneye ubwoba oya mumara gusabye hano mu gihe hano maze akora n'ubwoba ibyo rero wakuzamufasha kukarera ube papa w'akana ube mama w'akana ube mu buzima bwiza bw'abaturage ahubwo tugende dusohoke tugende twiganira nshobora kumenya ubwoba nzi ko nayo uruwa ariko nibonye ko manzi nsanzwe ujye urebe ku masafari hari amakosa ubonamo ntayo twenyine ahubwo tugende twiganira shamanzi warumye ubwoba n'izina ry'imana hano hari
hakoze Imana ko namukiyeho nta mahoro. Kuriya ni amahoro ahubwo niko ntabwo wateye umukobwa wawe. Ntabivuga ko ndamukeze, ntabivuga ko ndamukiye. Nzeyimana ureba iby'uko umaze iby'abatera, usanzwe uzi ko nari nawe ukabaneza. Nagira ngo ukarebe icyumba cy'umukobwa wawe ntekereza uzamukira, genda umubaze. Ariko reka ko iby'uko umaze iby'abatera. Ese ubwo nabihera ariko kuzi ibyo namukoreye kumenya afata kwite ko namufashe nabi. Ubundi Nzeyimana hari ikintu nakumenyereye. Gusa umubare ko ushyize igitoro ntabwo nari nzimenyereye. Gerageza urebe ko umugoroba ugereye kuko izi gitoro zimenyereye. Reka ahubwo nikorera amasuku y'umwanya. Reka mubwire Nzeyimana narahindutse sindi wa wundi ahubwo mfata twicare tuganire ku kibazo cy'umukobwa wacu ariko ntabwo rero ko biyifunze. Nzeyimana ese ko waba ushaka ko tugirana ikiganiro kirimo amahoro? Ahubwo mwebwe wicare tuganire. Twenda reka nicare kuko wasanga ariko nani imirimo da ahubwo urareba mbere ya byose n'umwana gusaba imbabazi pe sibyo mukanda babarira ibintu byose namukoreye urikuye ku mutima cyangwa n'ibintu cyane rwose. Noneho ikibazo nyamukuru dufite n'umukobwa wacu nagira ngo ngende umurebere umuzanira ariza mwumvikana ubwire byibuze wamutera turebe ko umwana azabyara azaba umwana mwiza. ariko se Nzeyimana kureba amazi yarenze inkombe kubw'ibibazo byacu, tekereza umwijyane no guhora ducecagura byatumye umwana wacu atorongera akajya duhura kugeza ubwo tubaye idateganyijwe. None reba aho ibihe bigeze, uragira ngo ujye kumureba tubikore iki? Inda tuyimukuremo turamusubiza busugi, uragira ngo njye kumureba tubikore nyine urumva amazi yarenze inkombe ibyo ntabwo bishoboka ahubwo hasi tuganire turebe ko umwana azabyaraza nkabungabunga tugusaba. none ko uzi ngo ntibamukubise umunsi umegeraho ko atwite. Nzana umwana wanjye noneho umutera ibindi bibazo byiyongera ku byo yifite. Nzeyimana ndekera umwana kuko ameze bihari ntabwo ushaka kumukubita. Sinakubwiye ko nahindutse Nzeyimana genda uzagire umukobwa wanjye tuganire nawe ndamusaba imbabazi. Ahagara ibyuya ese ibyo mbera ko ari Rwose pe nabisabye. gusa ubaye warahindutse mbera yabishimishije. Reka murebe Nyabuka urebe mu cyumba cye uwo bakiri muzima byihuse. mubaza ariko se mwana wanjye niba waba bikunze yewe nizere tuganire gusa aragukeneye kuko yahumura nasugiye ko yahumura ntabwo agukubita so yarahindutse ashaka kuganira ureba ko agutegereje. nawe usikatubara None yicara rwose cyane uriye. Ubwo rero baje gusaba imbabazi nakubereye umubyeyi nakubereye umupapa mubi ariko babarira. Ikindi kandi n'igihe wari ubwiye mama wawe ngo akuzane hano tuganire. muza mwana wanjye rero gerageza mu buryo zo kubwira kandi umubabarire ndetse utubabarire imyitwarire wahoze twagize rwose ntabwo ari urabona iki cyorezo cyaje rwose cyaduteje ibibazo mwana wanjye gusa nk'abaryana bya bindi bavuga ngo abasangiye gusabira Bitari bisanzwe. ariko ubu noneho icyo dukeneye mwana wanjye ugerageze utubwire erega kuko maze kubikubwira ntabwo so ari mubi. Ntabwo nari mubi umukobwa wanjye rwose ni iki cyorezo nicyo cyancanganyikishije mu mutwe. Mama wawe akansaba amafaranga niriwe mu rugo neza birancanganyikisha nkajya nshibuka namubwiye nabi ariko rwose tubwiye none rero umugozi utubwira umuntu waguteye aradufasha no kumenya se umwana utwite kandi tubungabunga ubuzima bwawe n'ubw'umwana ariko tuzi hasi kumura ntacyo atwara gisore kirekire cy'igikara. ibaze nk'umwana kuriye kwangiza umwana ukanavuga ibi bintu biba birenze ku rwego bashobora kuba Mukambwe
mukamwe umva nabaye umugabo mubi kubera umugabo mubi kubera ukoza kuva mu ariko iki cyo oya ntabwo nabyemera nanjye ntabwo nabyemera ahubwo ni icyifuzo mfite bikiri mu maguru mashya tujye kureba yabo ntabwo yo kuvuga ngo yazakomeza yabona n'abandi uzi ko wabatwara ntacyo tumugira ariko tumushyikirize n'inzego zibishinzwe atazonona